twese turya ibintu byavuye mu butaka, urumva, abantu bagatura ku butaka, amashuri akubaka ku butaka, ibitaro bikubaka ku butaka, umuntu yapfa nawe bakamushyira mu gitaka. Buruzura umwana kugira ngo atangire kwiga kurya, atangira kwiga kurya ari kugira gute, ari guhera ku gitaka. Abantu bariye ku bitaka ndabashuje cyane aho muherereye hose. Ntago navango narahaguze, sibyo? Kuko nabona bizera ngo ikibazo ashobora kuba rugiye kukimbaza. Ahantu ko muhagaragara, urumva ko hagaragara gade niba uri La Freaky TV, spreading laughter, inspiring hope. Hey, what's up guys? Ndabasuje mu murere hose mu ntara y'Amajyaruguru, intara y'Amajyepfo, Iburasirazuba ndetse n'Iburengera. Bwaryo ni wa muhungu wanyu Nyiramasimi n'amakomyiruka akakubitira umwanzi areba inzega kagaro nkuzo kuri Imana. Sinigeze ntikuzana mbabwo nateye isaha isakara mu mitima ya rubanda. Vugira uti disability is no inability. Naje kumenya ko burya ibintu ari abantu. Udafite abantu burya nta bintu waba ufite. Ni kagara namba uno. Numbona ahantu nkangaha, ahantu hameze nk'aho ari mu ishyamba, ushobora gutekereza ibintu byinshi cyane, ariko muraza gusobanukirwa muri ibyo bintu muratekereza humura. Ubyaza kose gadera umuntu ajya kuvango ngo yego ngo icyo watekereje nicyo. Oya nje ntago ndi umuntu. Oya njya ndi gusobanura nkawe. Ya mbona kuvango rero icyo nababwira ntumbona ahantu hameze nkangaha tekereza ibintu byinshi cyane, ariko by the mbere twajya no kure. Reka mayitsuza abakunzi ba Africa TV 1. Jako bari bankumbuye, ariko urabona ko nabyibushye. Hari irindi banga? No si banga ryabura kuba rihari. Cyambe nuko mfite amahoro. Ni ryo banga ryonyine. Reka burya mwana umuhanga wo kumenya inosi. Manga wo kumenya inosi yaravuze ngo uburyo bwize bwo kugira ngo umuntu abeho neza nuko yihesha amahoro yaba wana buraye. Mugeze no mubiri. Umuhanga yitwa ndese. Umuhanga bamwita Kagarara. Wagize kubwira ngo wanditse igitabo iki niki. Yoze gukiwe umuhanga ataba njewe. Mbona kuvuga ngo ahantu muri kumbona, ahantu mumbona murabona na ahantu mu ishyamba. Mbega ntago naragite ishyamba, urabona ni ishyamba ryatemwe. Ariko ishyamba ryatemwe nyine tu. Ariko hameze nkaho harimo ibabura ibikini biki byose, urabona. Ariko mbega nahantu uko byasa kose bundi ku bantu bazi ubusobanuro bw'igitaka buragadi ubutaka, sibyo? Iyo tuvuze ubutaka bundi twumva ubuzima. Kintu uri kucyumva? Iyo tuvuze ubutaka twumva iki? Ubuzima. Kubera iki? Nyine nta butaka nta buzima. Kintu uri kucyumva? Niyo mpamvu uriya mu buzima tubaho cyangwa se mu byo dukora byose, buriya ikintu cyambere kibaho kuri ino si gitumye n'abantu babayeho, gitumye abantu akakanya bavuga ati twebwe turiho, urumva, ni ikintu bita iki? Ubutaka. Twese turya ibintu byavuye mu butaka, urumva, abantu bagatura ku butaka, amazi tunywa agaca ku butaka. Icyo kintu muracyumva? Amashuri akubaka ku butaka, ibitaro bikubaka ku butaka, urumva. Umwana rozare umwana especially ko bana bo mu cyaro, umuntu yapfa nawe bakamushyira mu gitaka, urumva. Akantu ruvuze ngo umwana we ngo umwana wakaryitaka. Buriya akanshi mu cyaro tibyo mu cyaro ko bana bari gukambakamba batangiye nyine gukura, urumva ko hari igikuntu mu cyaro bafata umwana bakamureka akigendera. Buruzura umwana kugira ngo atangire kwiga kurya, atangira kwiga kurya ari kugira gute, ari guhera ku gitaka. Noneho igiti cy'igitaka ntikinamutera mu nda. Kandi buri kiri umuntu mukuru. Ntacyo baba. Kuko noneho hari ukuntu umwana akirya wajya kuvuga ngo reka kurya ibitamu nyina agahita akubwira ati nicyo kimukomeza. Abantu bariye ku bitaka ndabashuje cyane aho muherereye hose, ariko ntabwo ari bose babiriyeho. Ni ukuvuga ngo rero impamvu uvuze ibyo bintu nagira ngo manze ngusobanurire agaciro k'iki ku butaka. Buriya naje gusanga gade nsanga ahantu hose umuntu yabari, urumva, agace kose waba urimo ufite opportunity zo kuba wagize gute wabyaza umusaruro. Ni ukuvuga ngo witegereze ejo sahawe none niho hagize gute, none niho hawe. Ikintu kiba gihari ni iki? Amahirwe arahari, ariko se no kuyakoresha nabyo birahari.
ubushake bwo kuyakorera. niyo mpamvu ngiye mbabwira ngo nubona mpagaze ahantu nk'aha ngaha uhita umenya ngo se Kagarara aha hantu agiye kuba yahagera gute, yahakorera iki. Ikintu uri kucyumva urumva, ugahita wibaza byinshi ukavuga ati se Kagarara aha hantu hameze gutya, ahantu hadahinze, ahantu hatarimye, ahantu nyine hatari uko byaza kose ari kuhatambagira kubera cyangwa se ari kuri iyo impamvu mpaye ni iyi ngiyi. Gadi njye ndi umunyeshuri muri kaminuza, nakunze no kubivuga cyane muri RP Ngoma College, sibyo? So rero buriya no kuvuga ngo ku bantu bankurikiye navuze ngo ahantu turi tugomba kujya gute kwabyaza umusaruro. Gadi njye aka kanya ndi kwiga, ariko sinzi ngo afite yo kwiga bizagera gute, bizagenda bite. Ndi kwiga ariko nshobora kuzavuga ati noneho niba ndi ku ishuri muri duce mbona mu dufaranga duce mbona, ese uko yazanye mfata umwanya wo kuvuga ngo Gadi mpereza kino kintu ibintu byakomeye, byanze byakomeye, nawe urabizi. Urumva nashatse akabona none avuga ati uko byasa kose hari ahantu nshobora kuba nahabyaza umusaruro muri ubu buryo. Nakomeje kwicisha abantu amatsiko ariko baraza gusobanukirwa, sibyo? Ni ukuvuga ngo ahantu ko muhabona ntahantu nje ntago navango narahaguze, sibyo? Kuko nabona bizera ngo ikibazo ashobora kuba rugiye kukimbaza. Ahantu ko muhagaragara, urumva ko hagaragara Gadi niba uri kuhabona neza ahantu, nushaka una zooming ubereka hano haruguru urebe ukuntu ibintu bimeze, sibyo? Ahantu uko hagaragara haragaragara nyine nk'ahari ahantu hatagize gute, hadahinze cyangwa hatarimye, ariko hari ishyamba urabona ryaratemye. Ariko bahora batubwira gute gushaka ibisubizo. Kintu uri kucyumva, hano hantu sinengeze mpagura, ahubwo nagize gute, narahatishije. Kwatisha Kagara mu Ni ukuvuga ngo reka mbivuge muri ukuvuga ngo tuvuga kwatisha nyine mu bintu by'umurimo, ariko ubwo narakodesheje. Urumva ubwo iyo ukodesha hari igisigaye aba ari iki, kwabyaza umusaruro. Murabona ntago hari hahingwa, sibyo? Nta kintu na kimwe cyari cyagidukeye cyakorwa. Ariko urumva niba ahantu harakodeshejwe igisigaye no kugira gute se suguhinga se. Ariko mwabana umusinza ahantu niba nzahashobora kuko biragoranye. angahe umugizi wawe wo hano ntago wakora. Oya nose ariko abantu bazana no kumpa umugizi Imana inziranye n'abantu benshi. Ni ukuvuga ngo ikigaragara cyo nuko ngiye gutangira kugira gute guhinga hano hantu, sibyo? Afite yo kuhahinga none ngashaka nyine imyaka igize gute ishobora kuba yahera, kuko burana bw'ahantu hose ahantu ubona hose ntago ushobora kubavuga ngo ndahatera imyaka muri cyangwa se ngingiyi ngo nyine ubanze kureba ese igitaka cyano hantu kishobora kuba gikwiye nihe myaka nyine ishobora kuba yagira gute yahera. Ni muri ubwo buryo rero hano nakodesheje ndi kwiga. Man, kuba ndi kwiga ntabwo bivuze yuko ntagera gute ntahinga. Byo niri kubyumva. Ndi kwibaza umuntu nkawe w'umunyeshuri w'umusirimu nyine ugatekereza mu murima ko amagera kwandura. Noneho reka maze nkubwiza ukuri. Ibi byo kuvuga ngo umuntu ngo nkanjye w'umusirimu, umusirimu urya ibiryo byavuye he? Urumva ubundi usanga nyine abantu bameze nkaho itavuga ko ngura washinga nk'akantu bita fata ndiyo cyuza n'inzoga abarase ikasto itavuga ati ahubwo se kuki utumva yuko none nanjye nahinga. Mbe first of all nabanje gusobanura agaciro k'iki kubutaka, wumva ukuntu ubutaka burenze. None kuki ngiye noneho ntaje noneho abo ngabo buvuge n'iki noneho mbagemurira kuri iyo myaka. Man, hari ikintu nyine gikunze kutwica twebwe, uko nimvuga twebwe nivuze ntago urumva nako mvuze bariya already nye ntago nanisizemo, ariko navuga twese muri rusange. Ubusirimu bwa mbere ni iki Gadi? Nta mafaranga nimura, sibyo? Ubusirimu bwa mbere ni iki? Kakanya mfite n'urugero wena mfite 20k, urukumva ninjya mu kabari 20k ndatazigize gute zishize.
siko bimeze. Mbo nta muntu ngiye kubureminga batanyumva nabi ngo kubera ngo wagiye mu kabari ngo hoya, ntago ngiye ndi kuvuga, ndi gutanga opinion yanjye ko gize gute mbyumva. Ariko nimbona izo 20k zanjye nkaza ngagira gute ngahingisha uno murima, tuniri kucyumva. Ejo bundi nkagira gute ngashaka imyaka, barya bazambaza ati imyaka ndio ninjye uzagemura ati babandi bakene iki, wa undi wagiye mu kabari none ejo azarya ibyawe kandi azabya ibyanjye. Noneho uzareba umuntu wanywa inzoga utari, ngiye kucyumva. Niyo mpamvu ahantu urugero nshobora none anga nshobora kwatera iki, nshobora kwatera inanasi, sibyo? Ejo bundi nkazigemura ku isoko nkabona amafaranga bro, nkabona amafaranga nishyura ghetto, wumva nkabona amafaranga yo gukoresha mu buzima busanzwe bw'ishuri, mu byo nyine dukenera ku ishuri, bikamfasha mani, bikamfasha. Urukumva? Ibyo byose rero bizakugeza uzabigeraho byagenze gute? Wikuye mu bitekerezo byo kuvuga ngo ngende umusitari, ngo ngende umusirimu. Ubusirimu bwa mbere ni mu mutwe, ubusirimu bwa mbere ni ikofi. nta mafaranga ufite, nta kintu ufite ubwira abanyarwanda. None se uravuga iki? Nta nubwo wemerewe kujya kwicara mu bagabo ngo uvuge. None se Kagara buriya ni nk'amafaranga angahe niyo bafite yamwemerera kujya mu Rwanda akavuga ati muceceke mbanze mvuge amafaranga ntabwo ugiye kubwira umubare. Amafaranga yose waba ufite ugiye kwigurira, nta muntu ugiye kukugurira. Yandi yatuma udasovuga ati umukire wa miliyoni zinga arafata bye nanjye mfate byeri. Aho ngo rwose wajya ubwira n'umukire ati ceceka. Hari umuntu ujya ahantu na situation yasanze avuga ati abantu batazanamenyera akemera agatana n'amaguru. Oya uko akayakoresha muri ako kanya kugira ngo abantu nyine abona avuye aho ngaho. akameze nk'umuntu witeye icyuma. Oya icyo gihe ugiye kuba ubundi utari we man. Hari icyo bita kuba utari we. Kandi ndakeka man, ikintu cya mbere muri buno buzima nkunda kubwira ngo abantu ngo you have to be you, sibyo? Aka kanya wowe urashaka kugira gute? Urashaka kuba uwo uri kubona mu banda ku kanya. Ariko nyiriza ntabwo uri gutekereza ati se afite yo kwemeza abantu none ibintu biri buze kugenda gute mvuye hano, sibyo? Wowe kandi urabona n'urugero, babarire ntabwo ndi kugira abantu inama, ndi kuvuga ko ibintu bimeze. Uzari mutanyumva nabi, sibyo? Umukire afite miliyoni 30 kuri konti, no ufite ibihumbi 100, arakugendeye afashe, urumva? Arakugendeye aguze anywereye ibihumbi 500 mu kabari, no ufite rya jana ryawe urinywereye kubera ngo ubonye ngari gufata ya mahenesi n'ibiki. Icyo gihe ubwo ngubwo ni umukire azabaho, ni umukire uzabuhombye cyangwa n'uzabuhombye. Gute? Ni ukuvuga ngo ikintu kiba gihari ni kimwe. Iyo ahantu hamaze nka reka mvuga imyaka, hamaze imyaka nyine hadahingwa, nyine hamaze igihe kirekire, n'ubutaka bwaho bwa bwaramaze kugera gute, nyine abari buzima buriya. Bivuze ngo ikintu cyose ushobora kuwatera nyine mo hano hantu nyine tu ishobora kuba cyagira gute, cyakura none nyine cyatanga umusaruro ku buryo nyine bugize gute buhagije. Niba wibuka kera, hari ukuntu kera bafata, reba nk'ibi babura kuko kubibona nyine bibiboro by'intusi, suri kubibona. Iyi ngiyi ubu ni ifumbire. Ukuvuga ngo uramutse uteye intuza, hoya nyine ntago ari imborera ni ya ntuza, ya fumbire nyine wenda y'inka cyangwa se y'amatungo runaka. Ariko ibi ngiyi aba ari ifumbire y'umwimerere tu. Kera niyo mpamvu bavuga ngo nyine usaga umuntu afite nk'imirima myinshi, sibyo? Noneho agafata nk'ahantu hamwe akabaretse kwahinga, akahaparitse, akamara nk'imyaka runaka, akazongera kwahinga hageze gute haciye kugira ngo bwa butaka bugire gute, bwongere nyine bufate ritime, niko navuga. Ubungubu hano ni iki kintu wahita uhingamo cyahita gitanga umusaruro? Ni ukuvuga ngo hano ikintu ushobora kuba wahingamo uretse ko gishobora kuba cyatina n'imyumbati. Bro, ni ukuvuga ngo icyo nicyo rero tuzire. Wowe uri gushaka gukira mu minsi 2. None se siko bimeze? Wikumva ko inzara erega ni kuvuga ngo
nyine ibishyimbo nabyo bishobora ibishyimbo nabyo wabitera mutse okay ibishyimbo nabyo watera urumva washaka imbuto wajyana ibiki ariko uko byasa kose uko nashaka gutangira kugira gute kurundanya udufaranga sinzi ariko niba bizoroha abantu bakamfasha guhingamo niba bizakunda kuko urumva turi mu gihe cy'itera gade n'ubundi ubwo iterera cyakomeje itera ry'ibishyimbo ashaka kudufaranga dukeya nkarundanya narangiza nkagira gute ngahingisha abantu bakagira gute bagatera ngashaka n'imbuto abantu bakagira gute bagatera nk'ibishyimbo kuko urumva ibishyimbo byo urumva nk'abantu bate ibishyimbo mu kwa 9 mu kwa 12 bizabe kujya gute biri gusarurwa urumva byo urumva ni ibintu kabisa bimeze kandi urabona kino gitaka ni gitaka cyiza gade by the way ntikweretse ukuntu gisa hano kunuza kuri kamera yabona wumva ni gitaka kimeze nkaho gifite intuza mana gifite n'ifumbire ukukibona ase nkwereke urakibonye ukukibona urabona igitaka cyiza cyane nyine kimeze neza gishobora kuba uzi none hano haboro hateye nk'ibirayi dore babonye urumva rero none ugushaka uburyo nyine yahatunganya neza rangiza mani akashaka nyine nk'ikintu nyine ashobora kuba yahinga ariko ndi gusapaza nyine kwakira ibishyimbo ariko nabwo no wabivanga n'imyumbati byose birakunda ni ukuvuga ngo binakunze kuwa mbere natangira kuwa mbere mbega bizaterwa n'igihe nzagera gute ubushobozi buzabonekera ariko numva nyine bibaye byiza umuntu nkabona ubushobozi fasta nahita ngira gute nahita mpakura nyine guhinga byo n'umunyenga cyane kigoye no gukodesha cyakigoye no ko byose babigoye man byose babigoye urumva byose babisaba amafaranga gukodesha guhingisha urumva se nanjye ngajye ngo mavemo urumva no kugira no kugura imbuto urumva imbuto nayo bizansaba kuyigura nangiza nkagira gute kandi ndakwijeje neza ko misi iri imbere uzagaruka ibishyimbo birimo none uri kujya ubibona uvuga ati dore wa musora kagara noneho dore hahantu mane njye ntabwo nyavuga ibintu byo kugira gute byo gupapira abantu ngo mvuge ngo bino bintu ngo gutya na gutya nabwo ati nukuvuga ngo nabwo disability is no inability ukaba umeze kose ntabwo bikwemera kudakora kagara inama ku rubyiruko dusoza nukuvuga inama ku rubyiruko dusoza aho uri hose ntabwo niteye kuko umeze cyangwa se uko uriwe ahantu uri hose icyaro urimo umujyi urimo shaka nyine ni shaka opportunity ni ukuvuga ngo hari opportunity ushobora kuba wagira gute wabyaza umusaruro fatiranye ibintu birahari urumva mukore muhaguruke mukore tubone amafaranga nta kindi kintu ndetse ariko especially ku butaka mu butaka agaciro njyewe nyangura kuvuga ngo abahinzi kude chapeau kuko kandi abahinzi n'abatumye tubayeho mani ubutaka rero tubuhereza agaciro burangiye ahantu hose uzabona n'umuhinzi uzamukurira ingwefu kuko buri abahinzi n'abantu bavunika kandi bakajya gute bagatunga umubare wa nyamwinshi w'abantu sibyo nicyo ngicyo nshobora kuba nababwira rero kamuze kubabwira ngo nibyo kintu nababwira ariko tuzatugenda tugaruka uzagaruka unsuru zisanga imyaka ireze by the way rero kamuze mbabwira ngo Imana ikomeze bane namwe Imana ikomeze barinde ubuntu bwabo bikomeze babahoreho ibintu n'abantu udafite abantu nta bintu waba ufite tutabona siku engene ciao Lafreaky TV, spreading laughter, inspiring hope.